ukimuwakira munge urakora iby'ubupfapfa bwose urutuye imusozi kandi nta mazari gukora biratuyobeye urutuye imusozi kandi nta mazari gukora biratuyobeye Uwiteka ni wewe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose babushuje isi bazamarwa n'amazi ayo mazaza barumuzure babushuje isi bazamarwa n'amazi ayo mazaza barumuzure inama yo kubazanya none Nowa yabavuga ukuri ati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze mu byo kwinezeza habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze mu byo kwinezeza. Bene data bakundwa ba Kristo nyakuri, namwe ba Kristo muri rusange, namwe abatazi iyo biva niyo bijya ariko muteze amatwi cyangwa se muzumva ubutumwa mu buryo bwose, ndabasuhuje nuko genda basuhuza mu izina rya Yehoshua Hamashiya, umwana w'Imana nzima, Yesu Kristo w'i Nazareti. Iryo zina rero niryo njemo, niryo ryankijije, niryo ryandokoye kurimbuka kw'iteka ryose, niryo ryamvanye mu kuzimu nari nagezeyo, hanyuma rimpa ubugingo buhoraho. Nzabana n'umwami wanjye uwanyitangiye akamenera amaraso, nzabana nawe ubuziraherezo. Iyo na assurance omnium, nta n'uwabinyambura ibyo, yewe n'uwakora ibyo akora, nta n'umwe muri iyi si ushobora kunyambura ubugingo buhoraho. Haleluya. Ibi ni ibyirato rero, ndabyirata kuko mfite uwatumye mbyirata, ni Yesu Kristo umunyanazareti, umwana w'Imana nzima wafashe umubiri ari Imana kugira ngo anshungure. Yampesheje agaciro, angura igiciro, nduwe nawe n'uwanjye. Ibyo ni byiringiro bitanyeganyega, ndabyatura nkumva ndi mu mbaraga zikomeye. Ngibyo iby'umwana w'umuntu adashobora kunyeganyeza muri jye, nawe bikubera uko wowe wamwizeye. Yatuguze igiciro gikomeye. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kuvuga ngo asuzuguye ngo umuntu ngo wizera Yesu. Umuntu uva inyama n'amaraso, umuntu ubuntu miliyari y'isegonda, icyo cy'isegonda umwuka we ubu mushizemo ubugiye, bakavuga ngo yagiye, ngo he's gone cyangwa she's gone. Uwo nguwo Mana we, koko wa mugani w'ijambo ry'Imana ngo umuntu agatinya umuntu uva inyama n'amaraso ufite umwuka mu mazuru. Nta muntu n'umwe ku isi, mu Kristo muvandimwe, wowe ushikamye mu byo kwizera, wowe wakiriye uwo nguwo wagucunguye mu bugingo bwawe, nta n'umwe ugomba kugutera ubwoba, kuko ufite ubugingo buhoraho. Uzabana n'Imana yakuremye, iyaguhaye ubugi, iyagushyize ku isi, iyagukeze gutyo, iyatumye ubaho. Iyo ngiye ukaba warizeye umwana wayo, uri kumwe nayo mpaka jusqu'à la fin du monde. Kandi noneho hari n'icyongeyeho gikomeye, éternellement, ubuziraherezo. Umva, abaririmbyi nibo bajya bavuga bati mugira ngo tumeze nkamwe, koko turya nkamwe, twambara nkamwe, tuvuga nkamwe, dusangirana, tugenda nkamwe, yewe ndetse ahanini mukaturusha no kurya no kwambara n'imibereho igaragara. Ariko bigiye kuzasobanuka byose.
abana b'Imana dukimbagire twemye ubwo impanda izavuga impanda izavuga n'ukuri kose nyamara impanda igiye kuvuga impanda izavuga kandi iregereje Yesu agiye kugaruka gutwara itorero yapfiriye tudafite ikizinga cyangwa umunkanyari uko ni ukuri kandi uko ni ukuri umva abantu bemera ukuri ngo kubaguyeho abantu bemera ibintu bana we abantu bemera ibintu ngo ari uko bibaguye ngo baba bashaka ko bibagwaho baba barabipinze ngo bagashaka ko bibagwaho ngo bagashaka kubirebesha amaso ahari wakwifuza kureba ibyiza ahari wakwifuza kubona ibyiza ibi bikoko urabishaka wiki mwana w'umuntu we ibi burashaka kubirebesha amaso kubera iki mwana w'umuntu ko Imana yakuremye ikubwira iti ibi nibi have ndashaka kubigukiza uti woya ahubwo ndashaka ko biza bimitane mbireba urumva utekereza neza koko Yesu ubwami bwawe ntibugiri yerezo ntibushira Oh Yesu ubwami bwawe buhoraho iteka n'iteka uri umuhuza w'Imana n'abantu uri umutwe w'itorero ryawe uri ku ngoma waranesheje iteka umva hanze y'uyu nta bugingo buhoraho umva hanze y'uyu mbabwiye hanze ya Yesu Kristo nta jambo nta ufite ijambo n'umwe hanze ye keretse umurimo n'abakamubamo uwo afite ubugingo buhoraho abandi uko byaba bimeze kose uko baba bangana kose ibyo baba bavuga byose uko baba bakora kose uko ibyo baba bahimba byose nta bugingo buhoraho bafite nta gaciro bafite imbere y'Imana data wa twese yego uko niko kuri uwo rero niwe mbazaniye buri niwe wantumye niwe wangiza atya niwe wandoshye muri ibi bintu ambwa ati mera neza nanjye nabanje kubyanga uragira ngo se napfuye kubyemera gusa uragira ngo se gisi nari mfite akabaraga uragira ngo se gisi nari mfite resistance yabindoshyemo ngeza bimbamo mbibamo tubananamo nawe nuko nawabinshyiramo nuko biba uko bimeze uko mbazaniye ubutumwa murabutega amatwi umva nta kundi mwabigenza mwabyanga mwabyemera murabutega amatwi mu izina ry'uwo nguwo Yesu Kristo w'i Nazareti mbazaniye ubutumwa titre mwayibonye ngo ni Burundi Rwanda Burundi Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma Burundi Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma Burundi Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma bamurebaga niko bamusekaga bati noneho yasaze bose bamurebaga niko bamukwenaga bati noneho Esta yasaze basazi ninde utarabaye umusazi ariko biranaryoha kuba umusazi uba unyuranye na benshi bazima biyita bazima Nowa yumviye Imana ihoraho injira muri ya mugevu injirana n'abandi bagiriwe imbabazi ubwo Imana idukingira urugi
injirana n'abandi twagiriwe imbabazi ubwo Imana idukingira urugi. Ariko bakunda guseka ye. Bakomanga iki? Bati no asa ariko kurigira ibikino bavuga. Ariko Esteri ariko yamusazi ibintu baravuga koko. Cyangwa baratubwira ibintu dukora umutima kandi dukeneye guceza cyane. Bene data bakundwa, muzi impamvu umwami Imana agiye guhana cyane yihanukiriye. Muzi impamvu hagiye kumeneka amaraso atarigeze ameneka mu Rwanda no mu Burundi kuva ibi bihugu byaremwa nanjye ngo isi yaremwa. Muzi impamvu ibintu bigiye kurenga ubwenge bw'umwana w'umuntu, ubwonko bwe bukayaga kuri abo ngabo bazasigara bikoreye amaboko. Uzi impamvu ibintu bigiye kudogera, ndimo kubikozaho imitwe y'intoki, ndimo kubireba, ndimo kubibona, ndimo kubyumva cyane, ndimo kubikabakaba, kubifata. Uzi impamvu ibi bintu bigiye kuba akabarore mu isi izajya guhumura amaso byarangije kuba nayo yifate mapfubyi kuko isanzwe yigwisha amagwandi roni biyishobere, ibihugu bishobere kuko nabyo bifite ibibazo. Icyo ni icyavuzwe ko ibi bihugu ibihano bizabigeraho, isi yose nayirangaye, buri gihugu gifite ibyacyo bikigoye. Muzi impamvu Uwiteka agiye kwemera ko ibi bihugu bisiribangwa se? Muzi impamvu Uwiteka agiye kubyemera? Uragira ngo se yanga Abanyarwanda cyangwa Abarundi? Uragira ngo se aratwanga? Ntabwo atwanga, ahubwo yahereye kera avuga ati nimugire gutya nanjye ndabagirira gutya, nimukore gutya biragenda gutya, nimugira gutya bizagenda gutya. Ni akazi kanyu, nimwumvire abahanuzi ibyo barimo kubabwira, abahanuzi b'ukuri. Oya, twe turashaka batubwira ibyururutse imitima, hanyuma tugakomeza kumena amaraso, tugakomeza kwiba abapfakazi n'imfubyi, tugakomeza kwica abantu urubozo, tugakomeza no kubafungira ubusa, tugakomeza no kumena amaraso cyane kuko niyo Satani yadusabye. Satani yabasabye amaraso menshi, nibyo koko, kandi amaraso menshi mwarayatanze, nibyo koko. None rero ayo maraso yasabwe nuko namwe mutari muzi ko bizabahindukira gutya, yemwe bategetsi bo mu Rwanda no mu Burundi, ntago muba muzi. Niyo mwaba muri ibyo murimo gukora bababwira ko ibyo umuntu abiba ari byo asarura, icyo gihe ntago muba mubyumva kuko Satani yabahumye umutima cyane. Ntabwo muzi ko ibyo mwabibye umusaruro wabyo w'ayo maraso ugiye kuba abanyu nabo amaraso yanyu agiye kubigendamo. Namwe ubwo mwaruhiye iki? Musubize amaso inyuma, mwigaye mwebwe mwica abantu. Nimusubize amaso inyuma mwumve ko ibyo mwabibye bigiye guhitana abanyu, bigiye kwica abana banyu, bigiye kwica abagore banyu, bigiye kwica abakuru banyu n'abarumuna banyu, bigiye gutsemba imiryango yanyu. Reka nkubwire, ushobora no kuzasigara wowe mwicanyi, ugasigara uri umwe wikoreye amaboko, wabuze urukwica, wabuze urupfu, abawe bashize. Niko bigiye kugendekera bamwe, niko bigiye kubagendekera. Reka dusome. Uzi impamvu Imana sigiye kureka abantu bakenda gushira, bagapfa bakenda gushira? Uzi impamvu Imana igiye kureka abantu ibihugu bikasa nkaho bisigaye mu busa? Isuzi iyo mpamvu uzabwira umwana wawe wabyaye uti kandi ndagukubita, ibi bintu narabikubujije, nanone urongeye. Ndavuga umwana ufite uburenganzira, nanone urongeye. Sinakubwiye ngo ibintu ni bibi, nanone urongeye, kandi nzagukubita,
nzagukubita kandi wa mwana we ntago wumva nzagukubita narakubujije gukora ibi iyo umushyikiriye ushobora no kumuhonda ikintu ushobora no kumukubita mu cyico kubera umujinya wararundanijwe nguhaye urugero ruto wumva reka dusome Matayo 23 umurongo wa 37 haranditse ngo Yerusalemu Yerusalemu reka Rwanda Burundi Rwanda wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho koko ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka nimurebe amagambo turimo kubabwira nimurebe igihe umuntu aba yarahereye avuga mwuka w'Imana asukuma ati vuga ongera uvuge vuga kuko ndimo nduzuza dosiye y'urubanza vuga ni wowe kimenyetso kizabatsinda ni wowe kimenyetso kizabamwaza ni wowe kimenyetso kizatuma bamanjirirwa ubu nabo bazavuga nk'ababigiye cya Nowa ngo data we twagize ngo ni ibikino vraiment twagize ngo vraiment yarasaze ariko yewe useko ko yewe rega ntabwo byumvikanaga neza kuko twarakizaga cyane twagize ngo rero buri hadisi yari yarasaze bati noneho yasaze none se mwebwe murabona aho ibihe bigeze yo Yesu yaririye Yerusalemu atareka Yerusalemu abayite koko Rwanda Burundi koko mwabaye mute koko ubu ntabwo mubona ko igihe cy'abasoreye ubu ntabwo mubona ko muri inyuma y'amahirwe mwahaye we menshi muri inyuma yayo yanyuma hati ni kangahe nashatse kubabundikira ngo mbundikire imiryango yanyu mbundikire abanyu mbundikire ibyanyu mbabundikire nk'uko inkoko ibundikira imishwi urabona ukuntu itanda amababa kugira ngo atagira ukora ku mishwi yayo ngiko ijambo ry'Imana ririmo kubwira wowe wananiranye wowe mwicanyi wowe namwe bafatanya byaha dore murambivuga namwe bafatanya byaha namwe mubashengerera namwe banyamadini namwe rubyiruko mwese birabareba umva hagiye gusigara abo umuntu ashobora kubarisha kubara nta kindi abantu babereyeho muri iyi si bagombye kuberaho kubaha Imana kuyihimbaza no kuyiramya ngira abantu benshi murimo kubona ko ibintu byose mwakoze ari 0 point kuko byubatswe ku musenyi rero birimo kugenda bihirima kimwe kuri kimwe mwubatse ku musenyi babahaye urutare murarwanga twabapresence urutare murarwanga twababwiye urutare murarwanga ko arirwo mwubakaho twababwiye fondation twababwiye kubaka ku urutare rwararubazaniye murarwanga Yesu Kristo muramwanga mwishakira idini yanyu abubatse ku rutare natwe tugiye kuzaririmba iz'amazamuka none ko twe twemeye urutare abanyepolitike squatter mugiye gukomba ubusa uko mwubatse ku musenyi na fondation ntabwo muyishaka ntabwo mwigeze mushaka fondation banyamadini squatter mugiye gukomba ubusa urumva gukomba ubusa mwebwe muzakomba ubusa dure kubera ko mwebwe muri urubanza rw'amaraso kurusha nabo banyepolitike kurusha nabo bategetsi kurusha na FPR kurusha na CNDD abanyamadini muri urubanza ruruta
senidede rurusha FPR muri urubanza umva abanyamadini muri urubanza buri wese witwa kuvugira Imana buri wese wishizeho ngo nuvuga ari kwijyana ufite urubanza ruruta urwo ababicana ku mugaragaro bamenye amaraso tuzi twese baruharwa abangaba mwabanyamadini mwebwe murabarusha ubwicanyi murabarusha kwica niko dosiye zanyu zanditse murabicanyi duburi abanyamadini murabicanyi dubure kuko mwashoboraga nibura kugabanya ubu bwicanyi nibura kubwamagana nibura none murabushyigikira ngo urwo Rwanda ngo ni paradizo ngo ni igihugu cy'amata n'ubukisha muratinyuka mukavuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubukisha ari igihugu cy'amaraso kuva mwinjira mu gihugu mwinjiranye amaraso murayakomezana n'ubu ntazahagarara keretse igihe gito cyane gisigaye kugira ngo hameneke ayo mudashobora gukontorora namwe muyagendemo yewe Rwanda Burundi we Imana yabasubije Nowa yajyaga wigisha rwose mubegere bikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe ako kuki mutumva mwabaye iki mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe rwose Yesu ari ku ngoma uko mwabigenza kose banyamadini dosiye yanyu irakomeye irabyibushye iruzuye yarangiye dosiye yanyu yarangiye mwabanyamadini mwabicanyi dubure mwabicanyi b'inshuro ebyiri mwebwe murabicanyi rimwe kabiri murabicanyi kabiri mugiye guhanwa kabiri mwasebeje izina ry'Uhoraho mwashebeje izina rya Yesu Kristo mwafatanije n'abicanyi mwabahanuriye amahoro Rwanda Burundi ni kangahe Uwiteka ashatse kubakiza ni kangahe atabatumyeho abahanuzi ni kangahe atabahaye amahirwe abaha amahirwe ya mbere aya kabiri aya gatatu ay'igihumbi ayagira ya nyuma ati noneho birarangiye ngiye kurimbura kongera kigarura hati birarangiye ngiye kurimbura ayiwe hakabaho ababoroga hakabaho abahagarara bakarira disi hakabaho abahagarara bagatabaza hakabaho abahagarara uragira ngo se ni kubusa uragira ngo se ukwezi kwa 7 n'ukwa 8 imyaka ntakubwiye apeti ntiyagendaga se ngo kubera u Rwanda ibihene by'amaso bikarenga hazaho abona byoye baba ni wowe urimo gushaka kunshakoza se urimo kumbwira ko ibyo mvuga ntabizi ntabwo nsetse niko uragira ngo se ntabwo mbizi ndabizi niyo mpamvu muravuga hari igiciro natanze hari igiciro narishe ntabwo gishobora gupfa ubusa igiciro narishe cyane kubw'abanyarwanda kubw'u Rwanda ntabwo bishoboka ntigishobora gufata ubusa ntigishobora gupfa ubusa
ntago amarira yanjye ashobora gupfa ubusa ndaguhakaniye. Ntabwo umubabaro wanjye, ntago agahinda, ntabwo kumera ntabwo bishobora gupfa kugenda gutyo gusa. Ntibishoboka. Iyaba mwari mwaramenye igihe mwagenderewemo, iyaba mwari mwarabimenye. Yesu atariko Burundi Rwanda mwabaye mute? Kuki mutamenye igihe mwagenderewemo? Kuki mutumviye abahanuzi? Kuki mutumviye ababacyamuraga? Kuki mutumviraga abababwiraga babakunze? Kuki mwumviraga abanyabinyoma bababwira ngo ni amahoro kandi ari amaraso? Kuki mutumvira abavuga ukuri? Kuki? Niki mwabaye? Kuki mushaka ko amahoro niza kandi namwe ubwanyu muzi ko nta mahoro ahari? Ndahira ko mwese mutagiye guhungetwa. Umva, erega bigiye no kubagiraho mwahungeswe. Erega mwarahungeswe. Erega ntabwo mukiri bazima. Ninde se wakwifuza kubaho ubuzima muriho? Ninde wakwifuza kubaho ubuzima muriho? Mwabanzi b'ibyiza mwe, mwabitirwa izina ry'Imana mwe, namwe ubwanyu muzi ko mwagambaniye iyo mwanyoye, muzi ko mwagambaniye wabakamiye, muzi ko Yesu Kristo mwirwa muvuga murisha, mwagize igishoro, mushyigikira abicanyi mumuvuga, mushyigikira inkora amaraso mumuvuga. No. Abarira. Ibi bintu byambaye Imana babarira. Abanyamadini ntabwo nzi ikindi kintu nababwira. Sinzi ikindi kintu navuga. Sinzi ikindi kintu nabwira abanyamadini. Abanyamadini bya no gutinya gupfa. Ni kangahe yabatumye ngo muvuge? Ni kangahe yababwiye ati mubwire abategetsi ubona muri cumu? Amaraso arimo arataka ku butaka bw'u Rwanda. Amaraso y'abasaza, amaraso y'abakecuru, amaraso y'abasore we. Agiye guhamagara abasore bagapfa none bari benshi batabarika. Amaraso y'inkumi agiye guhamagara andi y'inkumi. Amaraso y'abana bato agiye guhamagara y'abandi bato. Abishwe bashinyaguriwe, abashahuwe, abajombye ibinuza mu bitsina. Umva u Rwanda rwa paradizo de, umva u Rwanda rw'amata n'ubuki rushahura abasore babo, rushahura abagabo babo. Ariko disi we, wowe uri muravuga ngo u Rwanda n'uruki, ngo ni amata n'iki, ngo ni amata avanze n'iki. Imva ubwicanyi, niyo mpamvu ubwo bwicanyi bwakozwe bwose. Igisubizo, ubwicanyi bwakozwe, ibiro byabwo, litiro z'amaraso zamenetse, zigiye gukora inshuro. Nanjye ntabwo nzizi, nazibwirwa n'iki se? Ko zinaremereye cyane. Ninde se wabasha kubyihanganira? Nawe kuki mubwirwa nimwumve? Kuki muhabwa amahirwe nimuyakire? Nyuma y'ayandi menshi, nyuma y'ayandi menshi mwaho imyaka igashira indi gata, murimo kugeragezwa mutsindwa, mugeragezwa mutsindwa, mugeragezwa mutsindwa. FPR we, ni kangahe watumweho? Ni kangahe mwisha abahanuzi? Ni kangahe mwafunze babatumweho? Ni kangahe mwamenye amaraso yabo angaho? Ariko ngo musigiwe inzu zanyu ari imisaka. Ngiye kwikorera amaboko, mwanze kumvira abahanuzi. Mufatanye n'abo banyamadini babogeza, banze kumvira ubutumwa buzima, banze kumvira ubuhanuzi. Mugiye gusangirira kumbehe amaraso, mugiye gusangirira ku gikombe. Ni ukuri murasangira, ni ukuri. Ibikundanye bigiye kujyana, ibyashyigikiranye bigiye kujyana. Murajyana kandi ntabwo ari ukuvuga ngo mwitabye Imana. No, murajyana
murajya kuba mwakoreye, murajya kuba mwamamaje, murajya kuba mwemeye, murajya kuba mwahimbaje, murajya kuba mwaramije, murajya kwa shitani ise w'ibinyoma, umwicanyi wabihimbye, niwe wabihimbye, niwe wabihimbiye muri Edeni, niwe wabihimbiye kwa Gahini, niwe mu gihe ariko hari abari busigare, hari abari busigare muri abo bicanyi, hari abagiye gusigara, yes, hari abari busigare ariko ari inkokori. Urumva inkokore icyo ari cyo cyangwa nta kinyarwanda uzi uvuye hanze? Urumva inkokore ni ukuvuga ngo uwari ufite amashami wari ushishesha, uwari ufite amashami yewe wari ufite amashami ukajya kwica, ukaza ngo ugasuhuza abana bakakubwira hayi dadi, hayi mami, ujojo amaraso uvuye kwica bangana cyangwa kwica abafite nk'abo bana bakwita dadi. Ayo majwi uzajya yumva utakibafite, umvugana nawe kandi ariyumva, mujye mubaha izi audio wenda bajye bazijugunya ariko bazumva, uzajya uzumva, zizaba zihari uzumva. Ariko yes do na n'ubu uretse ko nta kishobora kubikuraho, ariko wowe wakiza ubugingo bwawe, yes, ubu nta kubikuraho, ni rusange, byarafashe, byaramatiriye, nta wabitandukanya, bigomba kubaho, byasohoye, nta uri bubihagarike, nta uri bwirize cyangwa ngo yirize, ntawe, ntibishoboka, byafashe, byararangiye. Ariko wowe uteze amatwi, wowe mwicanyi, wowe musambanyi, wowe ubusambanyi ngo busigaye buri ku rwego ngo rwo hejuru, ngo kurusha ngo rwa Sodoma ngo na Gomora. Sodoma na Gomora abo batarasambanaga n'abagabo n'abagore bari barageze ku rundi rwego, namwe ni rwo mugezeho. Umva Burundi, Rwanda, Burundi, Rwanda, Burundi, Rwanda, kangaye Uwiteka yabatumye abahanuzi, kangaye Uwiteka yabatumye bati nimwumve uko Uwiteka Imana ivuze. Ndashaka kubagirira neza, ariko murashaka umwanzi. Mwasinyanye amasezerano na kuzimu kugira ngo muhamehora, muhameho se. Mwigeze mubona ari nde wahamyeho? Ninde wahamyeho? Ni itereri, ni itereri. Koko cy'abantu, koko ni starines, ariko kuki abantu koko batabara, koko kuki abantu batarimo kumva neza ibintu ko byumvikana bitagomba kujya mu mwuka cyane, ko nta n'ubwenge bwinshi birimo. Ninde? Ni Muhamarisi, ninde? Ni Mubutusi, ariko ninde wahamyeho? Ninde disi we ni Habyarimana rero ubwo ninde wahamyeho? Ninde ngo uzahoraho agahoraho ngo koyisha abantu? Ni Kagame? Ninde ngo ufite ubugingo buhoraho ubutegeka? Ninde? Ni Peters, ariko kuki tutiga? Ninde? Ni ninde ufite control y'ubuzima bwe? Ninde wasinye amasezerano na Satani ati mpa Abarundi benshi, mpa Abarundi bose? Ishaka ntuza nari ngiye kuvuga ngo sendede ni surudu wiri, ishaka sendede rizahamaho gute? Niki gihamaho? Niki? Gusa Abarundi mwatanze mukicisha, mwashaka iryo shaka ryanyu, aho mwatanze w'ibitamba amaraso akameneka, murasigana n'abana bangana iki? Murasigara mu muryango mungana iki? Etanze ibitambo kuva bitambo batanze ibitambo by'abanyarwanda bagera naho batanga n'iby'abanyamahanga ngo kugira ngo bahameho. Ninde wahamyoze? Ni Gahini? Kuki abantu batumva? Ninde wahamyeho? Ni Sawuli?
ninde wahamyeho ninde ni Kabaresi ni Ruhinankiko ninde wahamyeho ni Rwabugirisi ni Ruganzu ninde wahamyeho ninde uriho ninde bagiye bajyaze yumva ati wabugiye usize nkuru kimusozi icyo niyo kibazo aho ntabwo wabugiye uri ruvumwa kugenda uri ruvumwa ntawe useka undi ko yapfuye ni kimwe nko kwiseka niyo kimwe nko guseka umuntu ngo ararwaye ni kimwe nko kwiseka ntawe useka undi ngo ko ashaje none igihe yabereyeho umuseka wari uhari nawe yaguseka abagatari ko zurwaye kimwe no kwiseka abantu bataye umutwe muri ibi bihe bya nyuma abantu byarivanze wa mugani zarivanze nta gutekereza ntabwo ari ngombwa kujya mu mwuka buri gihe no ibisanzwe logique gutekereza ugatekereza ukavuga utari ko aba bantu mpora nica aba bantu mpora nkaranga aba bantu mpora nsogota aya maraso mpora mena kandi ngo abicanye ngo nibo bagira ubwoba ariko abana n'abamazi abasore n'abamazi abandi ndabigisha kwica rubyiruko rw'abanyarwanda n'abarundi ariko kuki mutakwanga gupfa formule yo kwanga gupfa ko nayo babwiye ubushize reka nongere nyisubiremo mujyange mwange kwica bagenzi banyu mwange kwica bo batuma kwica kuko icyo biba nicyo usarura yewe musore w'imyaka 25 30 batuma kwica ngo ni muri operation iyo operation kandi ngo warongoye ngo wabyaye ngo utwanara utwo twatundi ngo tugusekera ngo dati mami iso ari umwicanyi mwarakoze ubukwe bw'igitangaza mwambaye vari na costume ariko bakugishije kwica ni wowe ngo uyobora operation urabona uzabiheza subiza amaso inyuma ureba bakubanjirije subiza amaso inyuma ureba abize mbere yawe abo babyishije mbere yawe baragutuma ukica waza bakakwica nawe bakamwica n'uruhererekane Uwiteka agiye gushyiraho final kandi icyo mvuze ndimo kumva murimo kubyumva murimo kumva ibyo ndimo kubabwira murimo kubyumva ibyo ndimo kubabwira murimo kubyumva reka nsubiremo iki kintu ndashaka ko mucyumva niba murimo kubyumva niba muteze amatwi ntabwo mbizi icyo umuntu abiba nicyo asarura ubiba kwica yo nawe bazakwica umva nawe bazakwica dufite ingero nyinshi ukunda kwica iya nabyo bizagukunda bigukundire rwose ntaho wabicikira kandi warabibye imbuto zigomba kugukurikira yes niko bimeze ese umuntu azababwira ahereze he koko urakori by'umupfapfa bwose urutuye musozi kandi ntamazari bikora biratuye urutuye musozi kandi ntamazari ukomeze mu biba amaraso mugiye kuyasarura na n'ubu murimo kwica murabizi neza ko igihe cyanyu cyarangiye mwebwe abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi yego rwose umuntu ntakajya abivuga kuko ntabwo biri smart ntabwo ari ngombwa kubivuga yego mama wowe uvuga iki wowe uvuga iki
ati habe na gato ntidukwiye kwemera igomeze mu byo kwimeze. ntabwo ngo bigomba kugenda gute, ntabwo bigomba kuvugwa, ntabwo abantu bagomba kuvuga ko mu Rwanda abategetsi bamaze abantu barimo kumara abantu, barimo kumara abantu. Amaraso gusa amaraso agira ijwi ritaka, amaraso yose mwamennye, amajwi yayo yose arimo arataka asaba yanyu. Ya mirongo namwe muyisubiremo muranyivuga, arasaba yanyu. Amaraso y'ababeri batari urubanza benshi we, abasore benshi we batari bashaka we, ya benshi nta nubwo mubakubita we n'agafuni ngo bahite bapfa, cyangwa mubarase ngo bahite bapfa. No, mukunda kwica urubozo, urwo rubozo namwe nirwo mugiye gupfa. Urubozo, gushinyagurira umuntu, ikiremwa umuntu, kugishinyagurira. Yego, namwe mugiye gushinyagurirwa, mwatangiye kuzungera, namwe murabizi. Uwiteka Imana yaremye abantu, ikarema isi n'ijuru, ikarema ibihumeka byose, ikavuga iti ni kangahe nashatse kubabundikira, ni kangahe nashatse kubatabara, ni kangahe nabahaye amahirwe menshi, bavuga ngo musenge cyane, nanone ntibisohore, musenge cyane. Ni kangahe ibyago byasatiriye, ni kangahe ibyanyu byari byarangiye, ni kangahe ntibibaho. Reka nze nongere mbagerageze ndebe. Barantakiye bakiri mu mahanga, bakirira ku makoma, bakirarana n'ibishoro mu mazu y'ibyatsi. Nuko hariho abantakiye, nabo bageze mu gihugu ngo cyangwa amata n'ubuki. Mama we, barasamwa disi, barasamwa. Abo ngabo barize baboroga ngo batahe, ndabazi, dore baracyahari, bari hariya, inda zaje imbere n'utuntu turi inyuma tw'udupfupfu. Mama shenge we, barimo baravuga ko Rwanda ari amata n'ubuki, ari paradizo. Epewe FPR we, FPR wica abantuzi. Dede we, urihe koko we, yo mugiye kubisigirwa ari umusaka. Imana ntabwo itabagenje, ratumye uramenye. Ntabwo ari uvuga gusa, ntabwo ari ubabwira gusa, reka na rimwe Imana ituma umuntu umwe, ntabwo igituma umwe kugira ngo ayikureho urubanza. Ngo tuti umugore ntabwo twari tumwumva mwata, ariko bose ko baramwumvize, cyangwa Ndereya, cyangwa simbizi, cyangwa Sirasi, cyangwa Ananiya, cyangwa se Nuza Karudiyani, cyangwa Petero, cyangwa Polo. Ntabwo Imana ituma umuntu umwe, no, ntabwo Imana ituma umuntu umwe. Turi mu mezi atatu kuva ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 kugeza ku ya 7 z'ukwa 7. Turi mu mezi, muzi ko ubu turi mu mudendezo. Ivyuka bya jenoside cyose byaratumutse bisubira mu kuzimu, twarabyanze turabisezerera. Byari bidutsikama, ibyuka byo guhamba no guhambura, ibyuka byo gushyingura. Simbizi niba bagishingura kuri internet, ntabwo mbiheruka, mfite akazi kenshi, ntabwo mbiheruka, simperuka inkuru zabyo, sinzi niba baratangiye gushyingura, ntabwo mbizi. Data we, guhamagara urupfu we, twe twarabisezereye. Abo turi kumwe twasezereye. Ibyo ngibyo byareshyaga benshi, bibajyana mu kurimbuka. Haleluya, ubu abake barabohotse. Amen. Ndashimira Imana, cyubahiro ni Imana yacu. Aya mezi 3 rero nacu, ubu turi mu gihe cyo gushaka Imana, turi mu gihe cyo gushaka Mwuka Wera, turi mu gihe cyo gushaka imbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo izi ntambara zije zirimo guhorera zidusangiye mu mbaraga, natwe tutazahungabana cyane. Hari icyo mubwiye,
tutazahungabana cyane. Niyo mpamvu nsaba buri umwe wese uziribanga kugira ngo yuzure imbaraga, kugira ngo ashake umwuka wera gusa. Iyo niyo gahunda, yego, kugira ngo nagira icyiza gisanzwe uhagaze ukomeye. Cyambere ushinzwe ku rutare, icya kabiri wuzuye imbaraga. Haleluya. Rero bene data, mwitegure abo ngiye guha amatangazo ni abatari bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Abo ngabo ba hafi gira hino. Abandi n'abantu ngo baba bakijijwe gusa ariko ngo badakabya. Ugiye kuzashaka gukabya ubure aho ukabiriza. Ugiye kuzashaka gukabya ubure aho ukabiriza. Amahirwe yatanzwe na ya nyuma y'ayandi ya nyuma byigiye nyuma y'ayandi ya nyuma. Ni amahirwe ya nyuma yatanzwe nyuma, ariko buri kintu cyose kigira iherezo. Niko Salomo yanditse, avuga ati buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ntabwo Imana ishobora gukomeza kwihangana ngo kubera ngo ko yigizayo, ngo kubera ko ari nyembabazi. Mu mbabazi zayo rero harimo kwera kwayo, mu kwera kwayo harimo gukiranuka kwayo, mu gukiranuka kwayo harimo kurakara kwayo, mu kurakara kwayo harimo guhana kwayo. Byo mvuze mwabyumvise. Mwigire hino abatari bakizwa, mwigire hino mwakira uwo mwami n'umucunguzi. Niwe garde-fou, niwe udukingira, niwe utubundikira nk'uko ijambo rye ryatubwiye. Niwe utubundikira ngo nk'uko inkoko ibundikira udushwi twayo, niko uwo ngo mugiye kwakira kwizera abundikira uwo wese wamwizeye ataryarya. Urumva neza? Mama shenge, ubu ntabwo mwari muzashaka abavuga cyane mu babure, muzikorera amaboko, muvuga muti ariya ngo yongera sakuza, ahubwo yongera vuga cyane dusaduka amatwi. Mugiye kushaka ngo nongere nsakuze, ariko nize kuvuga gahoro. Senze ubyumvise? Mugiye kuvuga muti washakuje, kurimo kuvuga gahoro. Wabaye iki? Você mamurebaga, niko bamusekaga, bati none uno wayasaze. Você mamurebaga, niko bamusekaga, bati rwose. Abantu ngo barubatse, abanyamadini ngo barubatse, na n'ubu ngo barashaka kubaka. Kumana ariko hatarihishurirwa abantu, sinzi ko kuko baba bameze. Ngo barashaka kubaka za cathedrals, ngo kuba cathedrals ziba monde zihunyira. Cathedrals izo za cathedrals zizaba monde, zizasengerwa monde. Koko mwakagira Imana mwe, murubaka ibiki n'ibihari ko byasenyutse. Imitima y'abantu mwarayishenye, mwarayimaze. Muri mwaye baba we, abakizwa muri he? Abashaka kwakira Yesu mwami n'umukiza, niba we uri ahantu urimo kumvira ubutumwa, pfuka mu mahuri, uzamura amaboko, ubaha Imana yakuremye. Kuko wumvise ubutumwa, wenda hari utazabwumva, wenda hari utari bubwumve arimbuke, ariko wowe urabwumvise. Natangiye nkubwira ko Yesu ari we nzira, kuri n'ubugingo. Ibi ntukajye wumva, ibi ntukabyumve. Yesu niwe uhesha ubugingo, niwe uduhesha ubugingo. Yesu niwe udukura mu rupfu akatujyana mu bugingo. Yesu niwe waduhuje na Data. Yesu niwe watumeneye amaraso wenyine muri iyi si. Nta wundi muntu wakumeneye amaraso ubaho kuva isi yaremwa kugeza igihe izarangirira. Niwe wenyine munyagaciro, niwe wenyine, niwe uwo niwe ngira ngo ngufashe rero muri aka kanya, kubera kumvise ijambo rye ngo arimo araguhamagara ngo akubundikire nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo. Uwo niwe mwana w'Imana nzima, ujambo w'Imana wambaye umubiri, umuntu yari yakatiwe urwo gupfa na Data wa twese. Yesu aravuga ati no,
reka ndambara umubiri ngende se nawe mucungure ya nubwo ari uzanyica ariko nzamucungura nzacungura abazanyizera bose bakanyakira mu bugingo bwabo nzababera umwami n'umucunguzi n'umukiza nzabana nabo ubuziraherezo nzabakuzanira data nzakuzanira abo ngabo bejejwe n'amaraso yanjye uwo niwe mugiye kwakira muri aka kanya ndabatiza isengesho musubiremo muti mwami Imana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo numvise ijambo ryawe riransinze none nakiriye umwami Yesu mu bugingo bwanjye ndizera ko ari umwana w'Imana isumba byose ndizera ko yamfiriye ku musaraba igorogota inyabihanga ndizera ko amaraso ye anyezaho ibyaha byose nyandukura mu gitabo cy'urupfu cy'abarimbuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo mbabarira ibyaha byanjye byose ibicumuro no gukiranirwa urakoze kumpinduye umwana wawe kubwo kwizera Yesu Kristo data urakoze mwuka wera kugiye kunyobora ukamfasha ukanyigisha ukangira inama ukanyambika imbaraga kuko ntangiye urugamba sezeye ubwami bw'umwijima bwa Satani nje mu bwami bw'umucyo bwa Yesu Kristo urakoze data kunyemeye nk'umwana wawe aka kanya ijuru rikaba rinyakiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen reka mbasengere namwe mwaguye mwigire hino mwebwe muri mwirwa mudinura mu madini menya barabarozi mwizire hino mwese mbasengere nta ubizi wabona murokotse kubera kudapinga wabona bibakijije kubera kumvira abahanuzi data wera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana yacu umwami wacu umukiza umucunguzi wapfuye akazuka wenyine gusa kubisi we yatangiriye niwe wenyine wapfuye akazuka uwo twizeye wangize gutya uwo nemera wenyine ya uwo numvira nkubaha uwambwira nkabyemera uwo shyira imbere y'abo bose na byose haleluya izina rye niryongere rishyirwe hejuru n'ubundi ryashyizwe hejuru ngo rishyirwa hejuru y'ayandi mazina data wa twese niho warishyize kugira ngo amavi yose apfukame muri iryo zina n'indimi zose zature ko ari Uwiteka ari umwana w'Imana nzima ari umwami w'abami buziraherezo ndakwereka abangaba bamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo ndabazanye ndabashinganisha mu mbaraga zamuzuye mu bapfuye imbaraga z'umwuka wera zamuzuye mu bapfuye nimwo shinganishije abangaba bakiriye umwana w'Imana ku mugaragaro erega ntabwo akoze isoni isoni zari z'ibyaha byanyu ngaho nimumere neza rero ngaho nimutangire gusoma ijambo haleluya mwuka wera ndabatongera kugira ngo bakwemerewe ubigishe dore ijambo ntago abantu bakirishaka ntago abantu bashaka gusoma ijambo bashaka ko ngo umuntu abahagarara imbere ngo akabasomera umurongo ngo hanyuma ngo bakazagaruka ku cyumweru nanone gutera ipera abangaba byaje ubutumwa bwiza mwuka wera ndabaguhaye kugira ngo ubabere umwarimu mwiza haleluya ni wowe mwarimu w'igitangaza mwarimu w'ikirenga nihazagira bakuvuvunura mu kuboko nk'uko ijambo ryawe rivuga nanjye rero nishyize mu maboko yawe n'abanjye bose n'ibyanjye byose nongeye kukwereka abahishuwe aba turi kumwe ku ntebe y'ubuntu aba turi kumwe turimo gusenga turimo gushaka umwuka wera turimo gushaka imbaraga ze turimo dukeneye kuzuzwa kuko ibihe bimeze nabi turagira ngo ibihe biruhije bidusatiriye birimo kongeza vitesse bidusange turi mu mbaraga haleluya urakoze data ndakwereka na gahunda niye gahunda yindi yawe mwuka wera uyifate uyituyoboremo cyane byose niko nsengeye n'abarwayi abarwaye barimo kumva aya magambo abarwaye indwara iyo ari yo yose uwumvise aya magambo
arahita akira mu izina rya Yesu Kristo. Aya ni amavuta yo gukiza abamanutse. Mujye mubyumva neza kugira ngo mubyizere bibagirirweho. Cyubahiro ni icyawe Data wa twese, n'icy'umwana wawe w'intama Yesu Kristo wicaye iburyo bwawe, adusabira gusabirwa na Yesu Kristo, akagusabira kuri Data. Haleluya. Urakoze Data, urakoze Mwuka Wera kubw'iyi mitima izumva ubutumwa. Ukabasobanurira, ukabazamura, ukabaha ibisobanuro birenze. Ndabashinganishije, ndabatongerera mu Mwuka Wera kugira ngo abafate, abasobanurire, bave mu rupfu bajye mu bugingo, mu izina rya Yehoshua Hamashiya, umwana w'Imana ihoraho. Amen. Ujirana n'abandi bagiriwe imbabazi, Imana wari ikinguro, ngaho muzabikingure turebe. Bagiriwe imbabazi maze Imana dukingire urugi. Ariko bazi guseka yewe. Ati ntowasohoka imvurira hita witubesha kuri ngurugendo. Ati ntowasohoka imvurira hita witubesha kuri ngurugendo. Abategetsi b'Abarundi n'Abanyarwanda, abanyamadini b'Abarundi n'Abanyarwanda, ni kangahe ko Uwiteka yababwiye ashaka kubakiza mukanga? bagitura rimute mukono wayavuze bagitura rimute mukono wayavuze aho kugira ngo mwumvire Imana, mwumvire imbuzi. Imana yabasubije, Nowa yajyaga bigisha rwose, mubigere bikino mwagakumvira Mariya, none muciriwe biteka. Abigize ibikino mwagakumvira Esta, none doro mubibamere. Aho kugira ngo bumvire Imana bakire babeho kubw'urukundo rwayo, ngo bahiga ngo bivuze. Ariko mwumve ukuntu ubwenge bw'abantu bwacuramye bugacurama, aho kugira ngo bumvire ibyo baburirwa ngo babeho, bagomba ngo guhiga ngo bivuze. Iyo formule murumva nibaho kuko uwo mubare ubanza murumva uba cyangwa iyo nimero. Yesu aduhana umugisha. Turi kumwe abo turi kumwe namwe murabizi gahunda uko imeze. N'amahoro turindiwe mu mbaraga z'ijuru, imbaraga zazo Yesu mwapfuye zamushubije ubuzima. Haleluya, nizo zitugose n'abacu n'ibyacu turarinzwe. Amen. Mwebwe mwese abumvira Uwiteka, bye.